Money TV tubanje kubasuhuza kandi tubifuriza ibyiza byose. Rero ndagira ngo mbagezeho platform nziza cyane ikora kandi ku gihe. Ngira murabibona neza ko iyo ugeze hano kuri iyi platform aha ngaha wuzuzamo nimero ya telefone na password. Ngira ngo rero nk'abantu twe dusanzwe tuyifitemo turahita tuyishyiramo, ariko iyo utayifite ukanda hariya kuri go to register. So iyo urangije rero nk'umuntu mushyashya wowe iyo ukanze kuri register, ngira murabibona wandikamo nimero ya telefone hambere, aha kabiri ukandikamo password. Iyo password n'ubundi yishyira hasi ku wundi mwanya ukurikiyeho. Twe rero nk'abantu dusanzwe tuyifitemo turahita dukoresha iyacu. So rero ngira muri kureba ko bahita baguha ubutumwa bw'incamake y'iyi platform uko ikora. Akindi rero iyi platform ngira muri kubona ko hano dufiteho amafaranga 2050. 2000 ni ayikaze, 50 ni amafaranga ukorera check-in. Ngira ngo dukomezanye rero muri platform hari uburyo bwa recharge na withdraw ndetse na helper. Iyo uyikanzeho rero uraza ukareba ya mafaranga ahari mbere yuko ukora withdraw. Ngira ngo muri kuyabona neza cyane. Noneho rero wowe icyo ukora urahita ugere hano. Ngira ngo urareba ko 2000 ni amafaranga 50 niyo dufiteho kuri iyi platform cyangwa se kuri konti yacu y'iyi platform. Rero bisobanuye iki? Bisobanuye ko nk'uko mubibona hasi tuba dufiteho home, product, team na mine. Izo rero nizo uburyo budufashisha kugira ngo tugere kuri byose. Product niho ugurira product muri iyi platform. Home ni aho ababanza, team ni abo mukorana cyangwa se mufatanije iyi platform, noneho mine aba ari wowe. So turakora iki rero? Ngira ngo tubirebe neza cyane. Ngira murabona ko iyo ukanze kuri withdraw, ngira mubirebe neza cyane, iyo ukanze kuri withdraw uhita ugera ahantu hameze gutya. Rero icyo ukora uhita wandikamo hariya hejuru aba ari amafaranga, ngira muri kubibona neza cyane amafaranga ufiteho. Noneho hasi muri kureba handitse ngo please select bank card, niho ushyira nimero ya telefone. Ngira ngo mukurikire neza cyane rero. Hano baracyabereka ko ya mafaranga arahari neza cyane. So igikurikira ni ikihe? Igikurikira nuko ngira nk'uko mubibona hano, iyo ugiye kureba amafaranga ugiye gukoresha, icyo ukora nta kindi uhitamo amafaranga ugahita uyabona yiyanditse hano handitse ngo enter amount. Noneho iyo umaze kuyabona yiyanditse hariya uraza ugakanda hano, ngira muharebe neza kuri deposit bank, warangiza ukajya kuri confirm, warangiza noneho ukabona MTN baguha. Hariya kuri MTN icyo ukora uhita ushyiramo nimero de telefone niyo baba bakubaza. Iyo umaze kwinjizamo nimero de telefone wakibaza mbese nimero ya telefone uri buze gushyiramo ni imeze ite? Nimero ya telefone uri buze gushyiramo hariya bakubwiye ngo kanda subscribe, uraza ureba video yawe nuyirangiza ukaba uyigejeje aho igomba kugera, uraza urebe ku ijambo subscribe urikandeho, nurangiza ukande kuri like kukaganza kareba hejuru, nurangiza bakubwira ngo sharing uze gukanda kuri aka fresh. So nibyo tugiye gukora rero. Gerageza utange inkunga yawe ukanda subscribe, urayikandaho gutya, kanda notification. Ngira ngo iyo umaze gukanda subscribe uraza kubona akantu kameze gatya. Noneho niba bakubwiye ngo urakanda like, uraza gukanda kuri aka kaganza kacu, uraza ugakandeho karahita gahindura ibara kabe umweru. Ngira murabibona neza cyane. Noneho niba bakubwiye gukanda notification kugira ngo hazaba hari akantu kakazogera, niko uzaza ukandeho, nako uze gutegereza nk'umuntu wagakanzeho baguhe kureba ijambo all. Ni nimero iri buze kujya cyangwa se igiye kwishyura ya mafaranga ugiye gukora recharge. Mwibuke ko ari recharge turimo gukora. Then wagera hariya, ngira ngo abantu bamenyereye platform murabizi neza cyane, iyo urangije gukora hariya bahita bakurikiza kuri momo ugashyiramo password. So twagiye rero, ngira ngo mukurikire hano hantu turi, ngira ngo muri kuhabona ko ari uburyo bwo kubikuza. Uburyo rero bwo kubikuza ngira ngo mubirebe neza cyane, ni uburyo bwo gukora buy products. Hano iyo ugiye kugura product urahakanda bakakwereka za product zihari, ubundi ukareba kuri za product zihari wowe ugahitamo iyo ukeneye kugura.
So rero nk'ubu ngewe nakoze recharge y'amafaranga ibihumbi 4 bihita biba amafaranga ibihumbi 650, ngira mu kuyabona kuko kare hariho ya yandi bibiri na mirongo itanu. So tugiye gukora iki rero? Ngira ngo mukurikire neza cyane. Hano amafaranga arahari kuri konti yacu. Icyo tugiye gukora ni iki? Tugiye kureba tese noneho ko amafaranga ahari tugiye gukora iki? Ngira mukurikire neza cyane. Hano utari bukurikire ari buze gusigara. Ngira ngo tukurikire uko tugiye kubigenza. Kuri ya mafaranga twari dufite, icyo dukoze twe, ngira ngo mukurikire neza cyane, tugiye kugura product y'ibihumbi 4. Ukanda hariya kuri buy now, ngira muharebe neza cyane, ukanda kuri buy, ngira mu kubona ko biba processing. Umaze gukanda kuri buy, urategereza ka processing, ubundi amafaranga bakayakuraho, ukaza kureba ugasanga ya mafaranga wayakuyeho kuri konti yawe y'iyi serivisi. Ngira ngo ni ibintu byumvikana neza cyane. So rero ikigaragara nuko, ngira ngo mukurikire, nuko product iyo umaze kuyigura iba yahageze nyine. Ngira ngo ukubibona ko yinjiza 800 ku munsi, ukabona ko ari iminsi 365 kugira ngo nibura izabe ifite manda ingana ityo. So rero ngira ngo mukurikire neza cyane. Ahangaha murakubona ko hasigaye amafaranga, ngira ngo twongere dusubize inyuma gato kugira ngo mubibone. Noneho iyo hasigaye amafaranga, icyo tugiye gukora, tugiye gufata amafaranga, ngira mu kubona yakoreweho yose nayo nsigaranyeho. Icyo tugiye gukora, ngiye kubikuraho ari amafaranga. So rero ugomba kubanza wahuza konti yawe n'iya Momo. Rero nk'abantu babikoze, ngira ngo iyo urukiriho wikuza bwa mbere bagusaba gushyiramo select bank card, iyo hakanze bagusaba gushyiramo nimero ya telefone, serivisi uzakoresha, warangiza n'amazina za nimero ya telefone yakira amafaranga cyangwa izajya ubikurizaho, ugashyiraho amazina ndetse bikoroha. So ngira ngo muri kureba rero hano uko bimeze, noneho muri kubibona neza cyane. So rero hari handitse enter withdraw amount, uhita uyashyiraho, warangiza hepfo ugakanda kuri confirm. Ibintu byoroshye cyane. Iyo umaze kuyashyiraho dore nk'aya amafaranga uza kubona. Noneho iyo umaze kubona ari amafaranga 250, ubwo niyo mafaranga uri kubikuza. Kandi hano iyo urangije kuyashyiraho, ngira ngo uhita ubona amafaranga bari bugukate, bakata 20%, nayo uri busigarane cyari bukugereho 1640, ndetse ugakora confirm nyuma yo kuyashyiraho. Sasa rero igikurikira niki? Twagiye, ngira ngo murebe mukurikire, izi ni transaction zagiye ziba. Noneho transaction cyangwa se record transaction, ngira ngo muri kubona ko hari ibihumbi 4 twabikijeho, 50 ya check-in na 2 bya bonus twinjiriyeho. Ngira ngo birahanditse murabibona neza cyane. Kandi nizere ko iyi app cyangwa se ubu buryo bwiza uri kubageraho nkuko mubishaka 100%. So tugiye muri withdraw record, ngira ngo muri kubibona, urahita usanga bya 250 niyo twari twakuyeho, twayanditsemo tuyakuramo rwose. Turangije kuyakuramo, ngira murabibona isaha ko biri in progress, ndetse kandi murabona ko isaha igaragara. So rero ngira mubirebe nta gutinda, amafaranga yatugezeho, kandi n'isaha murabibona, itariki ni uyu munsi 14 z'uku kwezi turimo mu mwaka. Amafaranga yatugezeho avuye ku agent witwa Deborah Kimana. Ngira ngo murabona yandi batubwiye ko bari butworeza 640 birigaragaza cyane. Hano twagiraga ngo nebura murebe ese mu igihe muri kukibona ko hari 6:42. Noneho ngira ngo mwakibona nahangaha hasi ko ari 39 n'amasegonda 58. Ni ibintu bigaragara cyane ku buryo iyi ni proof yakwereka ko ibintu biba byakonze, nta kujya impaka, nta kubitindaho, ko ni ibintu byigaragaza neza cyane. So ngira ngo murabibona ko
n'isaha yiba yigaragaza aha ngaha. Rero igisigaye ni iki wowe icyo ugomba gukora ni ukwinjira muri platform ubundi ugakora ibyo platform igusaba, ubundi warangiza ugakorera amafaranga muri platform ikiri nshyashya. Ngira ngo rero ndabashimiye kandi ndabakunda. Icyo ukora ni ugukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo abantu bose ibi byiza byose bibashe kubageraho kandi bibagerereho igihe. Ikindi uburyo bwa hano ushobora kukugirira umumaro ni uburyo bwo gutumira. Iyo ukanze hariya kuri MyT ubona link cyangwa kuri mine, iyo link iyo uyihaye umuntu ukayikopiya kuri WhatsApp ye akayinjiriraho, haba harimo invite code, noneho iyo code ayinjiriyeho bihita byoroha. Ngira ngo link murayibona neza cyane, noneho kopiya ukajya kumwereka kugira ngo noneho ibintu byorohe. Murakoze, ndabakunda, mbaye mbashimiye, noneho naho muri video itaha kuri subscribe, like, share ndetse na comment.